umuruho wikoreye na wikoreye mbere yawe cyangwa twawikorereye rimwe. Ntunzaneho ibintu ngo nduwa mu mujyi ntubone mpagaze gutya ngo ugire ngo niko nari imeze. Witonde, nararushye mba mwihene kwa Petero mu miyenzi, mwihene mu nzu imeze nka tuwarete bita niyo mace. Kuko abagore hanze aha batwara abagabo babashukisha gutereka iki, ngo batereka amaso, ngo bazi kwambara neza, bazi kwikoraho rikaka. Ariko iyo ngingo iri mu bintu biza mu mwanya wa mbere, si mu mwanya wa kabiri. Ikikubwira yuko rero bira bintu bifite imbaraga nukuntu wemera bakaguca miliyoni uti ngiye kuyihiga wenda nzikopesha. Vugisha ukuri, ajya kuyitanga ayishyira iwabo w'umugore kubera iki? Ni amatwi yawe aba yitangiye, ni amaso meza uzi gutereka, ni amaguru meza ufite, ni iminwa myiza. Nta kindi kintu cy'ingenzi cyangwa cya mbere aba ashaka usibye bya bindi. Ni byaba yishakira. Noneho reka nkubwire, iyo mugezeyo mwamaze gushakana bigenda bite? Imitima yanyu birihe? Uba wishimiye kutazongera kurara mu nzu wenyine, cyangwa nuko ubyiranguriye ubyizaniye iwawe? Reka nkubwire, ntabwo ari byo uba wararambagije se buriya. Iyo umuntu rero yiranguriye agashyiriwe mu rugo, abavuze ati niyegereje ibigega hano hafi. Nagira ngo nkubwire ngo ni mu bumwe n'ubwiyunge. Ntabwo ari byo uba wararambagije se buriya. Reka nkubwire ukuntu ari byo atabifite. Noneho baranyica n'ubundi nuko ntapfa. Reka mbabwire, umenye ko ntabyo afite. Tuvugisha ukuri, nimbabwira ngo ni umenye ngo ntabyo afite, ukamenya hakagira ukubwira turiya muntu rero uriya mukobwa ujyanye, nubwo umujyanye ariko nta bya bindi ntabyo agira. Iyo mu ijuru naho mwaba muri mu kuruhimbi wahita ubivamo bose babireba. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Tugiye kureba ibice bitanu Abefeso umurongo wa 22. Titre ivuga ngo uko abagabo n'abagore bakwiriye kumererana. Dusome: bagore mugandukire abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari we mutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Kibazo nuko hari ibyo mvuga bikazana ibibazo, ariko Bibiliya yavuze muri Bibiliya yabwiye abagore ngo nibo bubahe baganduke muri byose. Abagabo bakunda icyubahiro, ntiwamukangisha ngo wamufuriye gusa, nuko bivanga n'icyubahiro, ukamuterera ipasi ivanze n'icyubahiro. Ese ubundi bigutwaye iki? Abagabo bakunda icyubahiro, no mu bintu abantu benshi bapfa habamo kudatanga icyubahiro. Umugabo mwima icyubahiro, wakimwima icyubahiro, nukuri kose ukagira ngo umukoreye ikintu kirenze, kuko mu bintu bibabamo icyubahiro kibabamo icyubahiro. Wakimwambuye nawe ntago yakwemerera. Ibiryo byuzanye ubizanemo n'icyubahiro, ibintu byose ukoze ubivangemo n'icyubahiro. Ni boss na fandi, ndakurahiye.
papa bebe wampaye se uruhushya abashaka ko uhora wakuruhushya nk'uruhinja nk'umwana muto nuko bimeze ukuba n'umwana wawe arenga umuryango atakwatse uruhushya ukamuha iki ni nako umugabo iyo abona umugore ugiye atamwatse uruhushya bimubabaza burya bishoboye nawe yaruguha arashaka ko nimba ugiye ku isoko mubwira aho ugiye papa bebe uyu munsi ndajya ku isoko yego ugende ntari ibindi ese undi ubwo bigutwaye iki bikuriye hera papa bebe uyu munsi ndajya kurepeta kandi asanzwe abizi arabizi ko kuwa gatandatu repeta arashaka ko bisubiramo mu buryo bwo kumwubaha wabisubiyemo baye iki ariko se undi papa bebe buri munsi nzajya mpora mbikubwira uzabimenyere turepeta kwa gatandatu uramusuzuguye uramwandagaje we uteye ibuye mu kagari we ukojeje agati mu ntozi uretse naryo ngaye arataha yafunze isura kuko utamwatse uruhushya kuko wamubwiye gutyo ntabwo ari burye no mu buriri ntari bukomere kankubwira uzi icyo uzize umwambuye icyubahiro ujye ubimubwira ariko se ahantu hose nzajya ngenda mvuze ariko ubundi iyo uvuze umwuka ntuba ufite wo kuvuga hari ubwo uba waheze wagiye uvuga kuvuga bibatwaye iki ko muzi gukongeza ingo zanyu zigahinduka umuriro w'itanura wavuze amahoro akaza wavuze da ko Imana yaguhaye umuntu ariko ubundi suranga kuvuga ngo tugirwe ngo ntuvuga ariko Imana iturengere abagabo bakunda icyubahiro muri make burya ni nayo mpamvu ushaha abagabo banga agasuzuguro niyo mpamvu umugabo ufite umugore ukora ibeshya umuzanire n'urukweto aravuga ati urukweto nguriwe n'umugore nagasuzuguro kandi disi waruzanye umukunze ariko kuko ari umugabo abonye ari agasuzuguro burya niyo uri guhaha adakora ukamutegurira haba ari kubwira Imana turanshujuguje urampemukiye ibiryo by'umugore ibaze nuko bateye burya n'inzu yubatswe n'umugore aba yumva ari iy'umugore agize Imana yaboniye kubera iki ni umugabo kandi burya binakunze yayoboka wenyine nta maboko yawe ariho kuko uri umugore kubera iki nibyo byubahiro hanyuma kimuhe sibyo kimuhe ntibigoye ntabwo Imana ikubwire ngo ugiye kumwikorera ntikubwiye ngo muheke mu mugongo muhe icyubahiro Imana yarakimuhaye ikindi Imana ibaha ubwenge abamama ubuki uwabagaya gusenga yabagaya gake nimba hari ibintu mugira gusenga murabifite ariko nubwo abantu basenga ubwenge burabuze abamama muzi ko iyo umuntu yasenze biba byarangiye umugore usenga biba byarangiye ntabwo biba byarangiye ufite akazi karekare ku mugabo mureke mbabwire kubana n'umugabo gutunga umugabo ni akazi kandi uraje uvuga ngo nta kazi karimo nuko utagakora kuko iyo ufite umugabo ku kazi wari ufite hiyongeramo ibindi icyambere ushobora kuba uri kumwe n'abana bawe mugapanga ibyo muteka bisanzwe ariko iyo umugabo ahari ibyo guteka ubanza kubyigaho bivuga ngo muri kumwe n'abana ubuzima buroroha ariko iyo umugabo aje birakomeye biriyongeraho izindi mbaraga kuko hari ukuntu ugomba kumutekera mushobora kwarura ku ipurato n'umuryango wawe n'abana mukarya ariko umugabo yaharisha gahunda ni ugutegura Imana ibaha imbaraga ushobora gufata ibishyimbo n'imiteja n'intoryi n'ibitoki n'ibirayi ukavangavanga ariko iyo umugabo ahari wibuka yuko adashobora kubirya bivanze
ukibuka ko akunda ubugari adakunda imvange. Hanyuma nimureke mbabwire impamvu Imana yategetse abagore kubaha no kuganduka nuko umunsi w'urubanza Imana izazirika abagore, izakubaza uko wafashe umugabo, izazirika abagabo ibabaza ukuntu bakunze abagore babo. Buri wese imbere y'Imana afite ibyo ashinzwe. Hari ibintu bidasiganwa, hari ibintu byangombwa mu buzima. Kubona umugabo yakoropa ubundi ntibimukwiriye. Hari imirimo ibereye abagore kandi kabi y'abagore koko. Kandi Imana yarabivanguye, biravanguye, ababivanze ni twebwe, ariko Imana yarabivanguye. Kuganduka muri byose. Umugabo wagize umugore ufite isuku. Nimvuga isuku uhere mu mutwe wawe. Uhere mu mutwe. Uhere mu mutwe wawe. Mureke mbabwire aba mama, nimba hari abantu bakwiye kwiga, abantu bafite ingoni bige. Kuko urugo rwawe n'uruhirima, izareba icyatumye ruhirima. Sinkwigishije kubaha umugabo wawe ngo kugira ngo rutazahirima. Kuko izahirimye zose si uko batagandutse, ariko Imana nizi zagize ireba icyatumye zihirima. Izareba agashoza ntambara, izarebe gateranya miryango. Muri make Imana izazi isanga ibibazo mu rugo rwawe ariko utarabaye intandaro yabyo. Yego, niyo mpamvu iri kugutoza ibi bintu. Imana iri kukubwira ngo ugandukire umugabo wawe muri byose. Nabirenga akaguta, nabirenga akaguca inyuma, uzaba ufite ingingo ikuburanira ku Mana. Uzabwira Imana uti nahanaguraga inkweto ureba. Ubwira Imana uti namumenyeye ishati mumenyera ipantaro. Uzabwira Imana ngo namujyaniye amazi yo koga. Ubwira Imana uti isuku nayigize hose. Uzabwira Imana ngo nta nkokora yo mu buriri nigeze mutera. Izo ni ingingo zizakuburanira mu maso y'Imana, ariko nutazigira rugasenya kuzimenye uzabage wifashe. Hari umugore wigeze avuga ngo buretse ngo iki kigabo ngo nzagita. Mama Charlene se ko yibana ntabayeho itonde. Aha hantu hitondere. Kuba urugo rwanjye rwarasenyutse nta ruhare nabigizemo. Kandi Imana yasigaranye na Mama Charlene ikambera umugabo nuko yabonye ndi umugore. Iyiza kubona ko ibyo nakoze byabaye ari njye wabiteye, n'ubu nari kubwahagirana. Ariko Imana yinjiye mu rubanza rwanjye, yinjira mu rugamba rwanjye, isanga ibyo nari nkwiye gukora byose narabikoze. Niyo mpamvu yandundarunze ntinkoze isoni yo kabyara, ikansigarana nkaba mbayeho nta kibazo mfite. Kandi koko ntacyo natura imbere y'Imana n'uwo twashakanye. Uwo muntu rero azata umugabo Imana icyambere imuhore ko yahukanye, kandi njye sinahukanye. Buryo uzirinde kugira ingaruka mu buzima ari wowe wazihamagariye. Kandi Imana iri kubwira abagore kuganduka nuko Imana ije kunyura mu bubatsi, ije kubacamo. Yaranyibwiriye ngo ije kubacamo. Yumvise amarira y'abagabo, yumva n'ay'abagore, izabanyuramo. Nisanga ibyo kubangamira umugabo wawe ubifite izagucaho, nisanga ibyo kubangamira umugore ufite izakunyuraho. Ntawe izacaho, muri make izabanyuramo. Kandi izaza vuba kuko amarira yabaye menshi ari kuzamuka. Ntabwo gusenga gusa bihagije. Ese ko wirukanka ugiye he mada? Ngiye gusenga. Ugiye gusenga. Ugiye gusenga udakorobye. Ugiye gusenga abana bawe ibimyira byabumiyeho. Ugiye gusenga abana bawe bambaye imyenda bameze nka mayibobo bagufite. Ugiye gusenga n'umwanda usize wawe. Umuntu yinjira mu marembo ibyatsi bikamutangira, wabuze intoki zo kubirandura.
yakebuka amadirishya akabona yabaye ivumbi wabuze igitambaro cyo kuyahungura. Yakinjira mu nzu akabona akarasisi ke ibibikwa mu cyumba biri muri saro, ibigomba guhishwa mu gikoni biri muri saro no mu gikoni niwe hatandukanye ngo urajya gusenga urasengeye he? Ariko urabona nakererewe rwose kandi nta impamvu yo kunkerereza. Urinda ukerererwa si yuzinduka. Ibyuka saa 9 z'ijoro ukabikora ugasiga ukoze n'ibyawe. Iyo uvuye iwawe mu rugo ushwanye n'umugabo ari wowe biturutse ngo ugiye gusenga, n'ukuri kose ugiye gusenga y'ubuginga, banza usige mukiranutse. Nimba afite kamera ameze nka nabari Imana ntizabiguhora, ariko nimba uziko byose wabyujuje ujye ugenda wemye. Sigubyanduruye babivange nyuma, ariko wagiye byanduruye. Sigubuhagiye biyanduze nyuma, ariko usize bakarabye bambika imyenda isa neza biyanduze ugiye, ariko wabafuriye. Hanyuma se abana bawe bazamera nk'imbobo muri karitsiye birirwa bazerera ingo z'abandi ngo wabuze uwo basigira, aho kugira ngo umva mama, aho kugira ngo umwana wawe amere nk'imbobo asigare yishwe n'izuba yicaye nk'umwana utagira nyina, izuba ryamucikiyeho n'ibimyira n'inzara, ngo mama we yagiye mu rusengero ujye ubashorera ubajyane. Biriya ni ibiki? Ntiwabivamo, sinabarahiye. Reka rero mbabwire, uzirinde ikintu cyatuma abantu bakunegura uri umurokore. Bazakunegure baguhora ubusa, ntibazakunegura baguhora ukuri. Urabizi ko iyo udahari abana bawe babara amazu, ngaho babakubita inkonji, ngaho babarya inzara, ngaho babigira gute? Ubwo se ushaka kumbwira ngo wa mwana wasize mu muruho no mu mubabaro aravuga ngo nyina yagiye gusenga Imana ya Isiraheli? Ngewe rero najyaga ngira amayeri menshi. Nigeze ntura ahantu habi ngafata amafaranga nari guteka nari guhahamo, haguriramo abana nka biswi n'akaji, cyangwa nkabatekera igikoma nkabapfunyikira, akibatekera nkabatekera ibyo kurya. Hanyuma nkareba nk'umuntu nkamubwira itaye 500 uncungira umwana wanjye ntihagire urenga hano, kuko nimba hari ibintu bimbabaza kandi Imana ya Isiraheli yarakoze. Simba shaka kubona umwana wanjye mu muhanda ameze nka mayibobo. No mu bintu Imana yafatishije umukozi mutunze ejo bundi witonde, umuruho wikoreye na wikoreye mbere yawe cyangwa twawikorereye rimwe, ntunzaneho ibintu ngo nduwa mu mujyi ntubone mpagaze gutya ngo ugire ngo niko nari imeze. Witonde, nararushye mba mwihene kwa Petero mu miyenzi, mwihene mu nzu imeze nka tuwarete bita niyo mace, ariko nta muntu wabonye umwana wanjye yandagaye. Narabashoreraga, nabuza yo gusigira umuntu ngo abancungire, narabashoreraga di. Hari n'igihe najyaga muri korari nkabashorera bose, umwe hano undi hano. Kubera iki? Umugabo nataha akinuba agasanga umwana mu muhanda ari gusinzira, akubitira umutwe aho ngaho, urasanga uyu mugore untera abana buretse. Kandi reka nkubwire simfe n'umugabo na mudugudu ahanyuze ntiyakwita umugore. Ujye wiyeranje umwana wabyaye umwizirikeho, nubura ubasigira ubashorerane wirirwa urwana nabo n'umuruho. Umwe ari yiruka aha undi akiruka aha, mwarimu ati fata abana, fata umwana mada, pasiteri ati ifata mwana, diyakoni ati mufata abana banyu. N'umuruho ariko uba ari uwawe, uzawikorere. Nagira ngo mbabwire ngo naguguranye
nsigaye ngenda ngenyine. Haleluya. Je baba we, nimba hari ibintu bivuna no kujyana abana mu rusengero, ijambo ryinjiramo wa mbere ati nyi, uwa kabiri ati ukurura imigozi, umwe agaca. Ese mbigisha ibyo ntazi? Ndabizi. Ndakubwiye ko nigisha amasomo ntize, iryo ntize sinzarivuga. Ukabazana mu rusengero, umwe akabaje gukurura imigozi, bati genda ufata abana madamu. Undi akaba ati ya, ati uwo mwana uvuze induru n'uwande, nyina namufate. Hama hamwe ihangane. Umva nkubwire, shitani ntazabona ibyo akurega nicyo navugaga. Ntazavuga ati cyokora azikwirirwa yiruka mu byumba, ariko winjiye iwe muri toilette abana bayanduje hejuru, ntiwamenya ko ifite sima, wagira ngo ni igitaka. Ntibazabona icyo bakurega, bajye baguhimbira. Barahari batubeshyera, mfite ukuntu bajyaga bampimbira, ariko sha abantu bazi uko nabayeho, nta numwe wamvuga nabi. Bazaguhimbira ariko iyera, Uwiteka uwera wa Isiraheli rata ajya kubona neza. Amen. Hanyuma hago gushaka umugabo no gutunga umugabo ari imikino. Yego, kandi nagira ngo nkubwire ngo ku isoko ry'umurimo muhanganya muri benshi. Oho, ku isoko ry'umurimo muhanganya muri benshi. Umugabo wawe hari abantu mumuhanganiyeho, kandi ntibashaka kumujyana bamugusubiza, barashaka kumwiyegurira burundu. Hanyuma rero nkubwiye ngo jya mu marushanwa ushoboye, ayo udashoboye Imana izahakurebera. Ibyo ushoboye ubikorera umugabo wawe. Ego, ntago nkubwiye ngo uzige gutereka amaso nta nayo ugira, uzarebe bisanzwe. Kuko abagore hanze aha batwara abagabo babashukisha gutereka iki? Ngo batereka amaso, ngo bazi kwambara neza, bazi kwikoraho irikaka. Gutereka amaso ntayo ugira, ugira utwiso duto, unayoteretse ntiyaboneka. Ariko nibura ushaka iturufu ikubesha iwawe. Tugeze mu minsi y'imperuka, aho abagore babyiganira ku mugabo umwe. Ibyo Bibiliya yavuze biri guhanura. Kora ibyo ushoboye, kora ibyo ushoboye, ibyo udashoboye Imana ntizabikubaza. Umugabo wawe naguca inyuma ngo kubera kuri igikara, Imana izabona wahowe ubusa. Ariko se tuvugisha ukuri, burya Imana yimbonye hari ibintu bitera Imana kunkunda iri mu ijuru. Amina. Nubwo abantu bavuga ngo Imana ntirobanura ku butoni, Imana ishobora kutarobanura ku butoni ariko igatonesha. Ishobora kwicara ikavuga iti Mama Charlene mwana wanjye, ngukundira ukuntu mvuga neza ntacyo uciye ku ruhande. Iyo turufi kazandengera kuyampamagaye. Undi nawe kamwitegereza iti nubwo didimanga nirifungura utarishoboye, ariko iyo nkubitiye umudiho kambyinira, aho ndi mu ijuru numva ngukunze muhungu wanjye. Iyo turufu y'umudiho akayirisha. Undi yamwitegereza iti mwana wanjye uri umutambyi, ngukundira ukuntu iyo uri gucira imanza abana banjye ntago ujya ubogama, buri wese umubwiza ukuri. Intama zanjye n'ihene naguhaye uziyoboye neza. Iyo turufi ikamuburanira. Nagira ngo nkubwire ngo n'umugore mu rugo akwiye kugira ingingo ku mugabo imurengero. Yego, hamwe yicara n'abagabo muri rusange, hari ukuntu bicara bakaganira ku bagore babo. Baraganira iyo bari ku gacupa no kuri fanta cyangwa n'ahandi, kandi baraganira natwe ntitworoshye turaganira. Akicara ati nk'umugabo akabwira mugenzi atari ko sereka nkubaze koko, uriya mugore wawe umuntu nkawe w'umunyamafaranga, ko mbona utari na mubi, kwavukaga no mu muryango ukomeye, wagiye kwemera uriya mugore usakuriya uteye kuriya, wari wabuze abandi bagora. Akavuga ati have ndakera umugore
wanjye nubwo asa nabi akaba ari igikara afite amazuru manini akaba ameze kuriya ariko ikintu nkundira umugore wanjye aranyubaha ati cya kabiri umugore wanjye aranyurwa iyo muhaye 2 amera nk'uwo muhaye 20,000 ansabira imigisha yo mu isi yose ati ikindi cya gatatu ikintu mukundira iyo mubwiye ngo hindukira nta njyana muri detail izo ngingo 3 akazirisha hanyuma wowe urishiye uti nduwo gufuha gusa uti nirirwa mbaririza aho yanyuze uti nirirwa mbaza aho yinjiye ibikeho ingingo nakubwiye ngo bugufi bwawe ntabwo uzirambura ngo ube muremure ariko nibura uba umugore uzi gushyira ishati z'umugabo kuri gahunda umugabo najya kwambara ntakajye kureberaho ibitamesha biri ajya kuri porotemata aho wazimanitse ahitemiye ashaka uzi umuntu ashaka ishati umubwire ngo ntimeshe wagiye ku kahe kazi ipantaro nayikenera uzi kugira ngo umuntu ajye gushaka ipantaro icyambere agize kuyishakira bitanemewe noneho naho zigomba kumanikwa zimeshe siho ziri niyo wameshe ntuza hwiri kajya gucukunyurura muri byaha iby'abana bawe iby'abana bakorana ibyo barimbana nguri gushakamo ipantaro y'umugabo ugenda ubibayura umugore utamenya aho ipantaro y'umugabo iri winjiza ngaho ukorera he uwaguha ikizami cyo kumenya aho amasogisi ari utaho yande uhita uyamuha wamenya aho ari se kandi burya no kuganduka muri byose nayo arimo nimba hari ikizami gishobora gutsinda abagore ni ugushaka amasogisi y'abagabo kumenya ko rimeshe ukamenya naho ribitse ntabwo ari iby'umugabo n'ibyawe umugabo yambara amasogisi 3 ese ko wumva ko yajya guhaha akakugurira akantu wowe umuguriye amasogisi byagutwara iki kuganduka muri byose ahubwo agakomye umvaye mujyanira abana papa wanyu amazi yoge bana mujyanira amazi papa yoge ibaze vrema uzananirwa gufata umugabo wawe neza abana bawe baba ari bo bamukurerera ibiryo byahiye ngo mutegurire iso byahiye ko so yaje ibaze koko umvaye ntusinzire so atabura umukingurira umwana wawe azarara ijoro kubera se azanarara ijoro kubera umugabo we iyo mizigo umugereka hari umwana urwaye ibiki warwaye malaria se ngo nibura gusimbure waraririye umugabo wawe ko nawe azararira uwe hanyuma kuganduka muri byose tugeze kuri ya ngingo ngeraho mukantera amabuye ya yindi abamama haleluya si muri byose ra dore batangiye guseka ariko ziko mbivuga ukagira ngo nudushya tuvutse ubabona mugira amasoni yagira ngo ntabyo bazi hanyuma mureke mbabwire imyaka maze mbwiriza abagore ni myinshi kuko natangiye no kubigisha ndi muto nkigera no mu rugo kandi ibyo mbigisha kuko ari umwuka ubimpa nabihawe nkiri na muto nimba hari ikintu kigora abagore ni ukuganduka mu buriri
ni indwara abagore benshi barwaye kandi ntimumbeshye kuko turaziranye. Kandi iyo ndwara ni mbi. Iyo ndwara ishobora kugusenyera mu buryo rutazongera kubakwa. Twavuze isuku ugomba gukorera umugabo, twavuze kumwubaha, twavuze kumukunda, twavuze ibintu byinshi. Ariko iyo ngingo iri mu bintu biza mu mwanya wa mbere, si mu mwanya wa kabiri. Ndi imbere y'Imana mu bantu bari gusenga nzi b'abasiribateri. Umuntu araza akaguha icyifuzo. Hari n'abampamagara batari inaha, hari n'abanyandikira message babonye ko ndi umukozi w'Imana. Nkuko ushobora kubangamirwa n'ubushomeri, undi akabangamirwa kuba utagira akazi, undi akabangamirwa nuko ari umugore atarabyara, undi akabangamirwa nuko yacuruje agahomba afite ideni rya banke, noneho umuntu akabangamirwa nuko ari umusiribateri. Mu ntega amatwi, ari umukobwa cyangwa ari umusore. Nimba hari abantu basenga kurusha abandi, ni abasore badashaka gukomeza kuba abasore, badashaka kwiraza. Ni abakobwa bakeneye abagabo. Ayo ni amasengesho menshi yuzuye imbere y'Imana. Barasenga ikikubwira yuko rero biriya bintu bifite imbaraga. Ni ukuntu wemera bakaguca miliyoni, uti ngiye kuyihiga wenda nzikopesha. Iyo miliyoni abayiciye ashaka, tuvugisha ukuri, ajya kuyitanga ayishyira iwabo w'umugore kubera iki? Ni amatwi yawe aba yitangiye, ni amaso meza uzi gutereka, ni amaguru meza ufite, ni iminwa myiza, ni amenyo y'umweru, ni ishinya y'umukara. Tuvugishe ukuri, aho umuntu apanga ubukwe bugafata miliyoni 5 akemera akazikura. Aho umuntu apanga ubukwe nta n'ijana akisheta ati kizaba nzanywa umuti, akiyahura, akajya akemera akishyiraho imizigo. Ubwo abikorera iki? Umusore ujya mu mazi ati Mana mpa umugore, abashaka iki? Umusore ujya kugurisha 8 wase kugira ngo abone inkwano, abashaka iki? Umuntu usenga kuva afite imyaka 20 akageza muri 35 agisengera icyo cyifuzo, ni icyo abashaka. Umuntu uva i Kigali akajya kurambagiza icyangugu, abashaka iki? Uno umuntu uva mu cyaro akajya mu mujyi, akava mu mujyi akajya mu cyaro. Nta kindi kintu cy'ingenzi cyangwa cyambere abashaka usibye byabindi. Ndi byaba yishakira. Noneho reka nkubwire, iyo mugezeyo mwamaze gushakana bigenda bite? Imitima yanyu birihe? Ese uba wishimiye ko muzasangira ibiraya gutamitse? Nibyo uba wumva ari byiza kurusha ibindi? Uba wishimiye ko azagufurira urukweto rwa karuhanagura? Uba wishimiye ko utazongera kurara mu nzu wenyine, cyangwa nuko ububyiranguriye ubyizaniye iwawe? Reka nkubwire, ntabwo ari byo uba wararambagije se buriya. Reka nkubwire ukuntu ari byo atabifite. Noneho baranyica n'ubundi nuko ntapfa. Reka mbabwire, umenye ko ntabyo afite. Tuvugisha ukuri, nimbabwira ngo ni umenye ngo ntabyo afite, ukamenya hakagira ukubwira turi muntu rero uriya mukobwa ujyanye, nubwo umujyanye ariko nta byabindi ntabyo agira. Iyo mu ijuru naho mwaba muri mu kuruhimbi wahita ubivamo bose babireba. Naho mwaba mwarageze mu murenge wabwira gitifu uti ndabisubitse, ntaho wakirirwa umujyana mujye mumbabarira, dore ko muzi kwigira nyoni nyinshi. Hanyuma rero ibyo bintu yatanze imbaraga zingana kuriya, hanyuma agasenga amasengesho angana kuriya. Ndashaka ko abubitse imitwe beguka. Nimweguke. Ibimenyetso by'uko akurambagiza ari byo bya mbere. Abana baza nyuma, ari hariya banyuze. Urukundo ruza nyuma, ruca hariya. Hariya hantu rero
n'ubwiyunge. Yego murarakaranya. Niho ubumwe n'ubwiyunge bugira gute bubera bw'abubatsi. Iyo mwarakaranyije niho musabanira iki? Imbabazi. Hari n'igihe umwe aba yafashe imyanzuro mibi, mwagera mu bumwe n'ubwiyunge imyanzuro akagira gute rata akaba ayivuyemo. Bivuga ngo hari ahantu harakomeye, kandi hari ahantu niho hubitse isi. Urebye ibyaha biri mu itorero dore ni hariya, ariko ngewe aho nje kukubwira ni wawe, nta rubanza ruhari. Ni umugabo wawe Imana yaguhaye, ni umugore wawe ntawe uzagutera ibuye, agufiteho ubushobozi, agufiteho ububasha, nta n'impamvu yo kukurushya no kumurushya. Reka mbabaza ko yasenze Imana imubwira ngo wamumpaye kubana kwibana amarari anyishe, Imana ikavuga iti dore ndabiranguye ndabikwegereje. Hari igihe umuntu ajya kugura kuri detaye nk'abantu badakijijwe, ariko hari umuntu uba ufite ubushobozi akarangura akagira ate agashyira mu rugo. Hari ikarito y'amazi, hari ikarito y'inyange, hari ikarito ya ji, akajya anywa hafi aho adahora muri butike. Yego rata, iyo umuntu rero yiranguriye agashyiriwe mu rugo abavuze ati niyegereje ibigega hano hafi, nishaka akaji nzajya ntoraho, nishaka amazi ntoreho. Bishatse kuvuga ngo inyota ntiyamwica kandi biraho yarabiranguye. Mbwiza ukuri, asenze amasengesho abwira Imana ati mpuwo tuzabana. Imana iti nuriya. Asabye inkwano 800, Imana itakira. Agiye muri dote, ubukwe bumuhagaze miliyoni 7 cyangwa 5 bitewe nuko umuntu areshya. Hanyuma nanagera mu rugo wahageze ajye gusenga Imana, abwira Imana ngo umugore wanjye yanze kungandukira. Tuvugisha ukuri, abwira Imana ngo waranze se warwaye ibiki? Waranze wabaye iki? Ese ubwo dushyize mu gaciro icyo atari gukora yakoze ni ikihe ngo agikore? Umugabo yifuza umugore babana mu buriri, umugabo yifuza umugore ngo ntabyo ushaka si cyo ni igisubizo koko? Ku muntu wasenze iminsi 7, ku muntu wasenze iminsi 4, ku muntu wasenze iminsi 3, ku muntu watanze amafaranga angana kuriya hagasigara nta n'ijana afite kubera wowe agira ngo akuzane, urashaka ko akora iki? Yasenze Imana ngo ikuzane, Imana iramwumva, uraza waje kumara iki? Ntago murabona abagore Imana yishe ibahora biriye, nuko batazuka ngo babikubwire. Ndamuzi uwo mugore, nzi n'intara yabagamo. Mugabo we twarasenganye n'abandi bantu, hakubita amarira imbere y'Imana, aratubwira ati bantu bima imyaka 7 irashize kandi bose ari abanyetorero, nimbyigisha nuko mbizi kandi mujye munkuraho menshi yanyu. Ararira turi abakozi b'Imana abagore n'abagabo, aravuga ati bimbabwiye nta wundi ndabibwira, ni wacu ku rusengero nta ubizi. Yari afite umugore w'umudiyakoni, ararira arababwira ngo kwihangana bigiye kunanira, ndumva ngiye kugwa. Dufata amasengesho y'iminsi 2 tuyafatira uwo mugabo, duhurira ahantu abagore n'abagabo, kuko yari afite abagore bari kumwomeka. Duhamagara Uwiteka Uwera wa Isiraheli, turamubwira ngo tabara uyu mugabo ni umukozi wawe, yarakubashye ntigeze yandavura, mutabara umurinde kugwa. Umugore ugenda umuha agakiza, amugandukire hariya hantu, kuki yari agiye kugwa. Yari yagushijwe nuko yabuze ibiryo byari bihari, nta nyota nta nzara, ariko yari yabibuze. Dusenga yibira, Imana irururuka ivugana nawe nicaye aho, iramubwira ngo ikibazo cyawe ngikemuye mu buryo kitazasubirwamo,
umva uko byagenze. Tugira ngo Imana igiye guhagakiza umugore. Umugore arakugendeye, aratwaye inda, aratwise, aramwemerera, aramugandukira, atwara inda. Amaze gutwara inda agiye kubyara, ntiyigeze abyara, yahise apfa. Buri Imana niho yamubwiye iti jyana n'izo mari zawe n'ubundi ntacyo zimaze. Hanyuma ntimukoroshye ubuzima ngo mworoshye ibintu. Nimba agushaka utamushaka, wambabariye niwe ugushaka, wamukemuriye ibibazo. Harara niha, harara n'amarira y'iki kandi uhari. Azatera ifite Imana, azaritere. Uzakomeza umubabariza umutima. Ageze ubwo abwira Imana ngo nyica n'ubundi urwo mpfuye siruto. None se mama runa mvaho. Hanyuma se mama ndeka. Hanyuma se nukuri ariko wamvuyeho. Izi nkokora zanyu n'ubukunguzi. Ngurananiwe. Si byose njya mbabwira ngurananiwe. Umunaniro urawufite, n'umuruhura urawufite. Aho wiriwe ndakuzi. Urananiwe. Utirirwa acuruza yirirwa hinga. Uva no mu kazi ukajya gukora kwa mu rugo. Imbaraga byo birumvikana, ibyo uvuze ni ukuri. Ariko nimba uzi ko unaniwe, ukaba uzi ko nta n'imbaraga ufite, ujye uteganya yuko na ninjoro nyine. Mu mirimo ugomba gukora myinshi n'iriya irimo, niko bimeze. Ariko uzi ukuntu ijambo rivuga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kurongorana kwera kubahwe. Imana iturengere. Mureke mbabwire, nimba hari ibintu bibabaje Uwiteka, amarira y'abagabo kuri iki kibazo yageze ku Mana. Sinakubwira urutonde rw'abagabo bandegera abagore. Ni benshi. Abagabo bapfuye bahagaze. Kandi ibintu ari kubura bimuri imbere, biri mu buriri bumwe. Uzamwicira ubuzima, umwicira ubugingo, hazajya mu bandi bagore kuko barahari. Wica ubugingo bwe, uzikorera intumbi yawe, wikorere n'iy'umugabo. Hanyuma soza, kuko ngiye gusoza, ndashaka kubwira abamama ngo Imana ibaha imbaraga. Imana niguha imbaraga cyangwa utegeka kirakomeye. Kirakomeye. Twasomye ijambo rivuga ngo abagabo nibakunda abagore kugira ngo babagandukire. Burya umugore ujye kubwira umugabo ngo ndananiwe, umveho. Nimba hari ikintu gikeneye imbaraga, ni ukugandukira umugabo utagukunda. Kugandukira umugabo utagukunda. Kugandukira umugabo uteretana n'abandi bakobwa wumva, kugira ngo mugandukire birakomeye. Imana iguha imbaraga ntigeze ikubwira ngo umuhime. Ntabwo Imana yakubwiye ngo numutaguca inyuma uzamuhimishe kumwima. Ntabwo Imana yakubwiye ngo nataguhahira ntuzamuhindukirire. Yagutegetse kuganduka muri byose, no comment, nta kindi urengejeho. Rero ibyo ngutegeka ndabizi ko bikomeye, niyo mpamvu nkubwiye ngo Imana iguha imbaraga. Biragoye guhindukirira umugabo wafatanya agatabo ka banki kandi akubwira ko nta n'ijana agira. Biragoye guhindukirira umugabo wasinziriye ukajya kureba mu ikofi ukabona afite za 5 kanuma. Burya abagore tuzi ubwenge. Ukareba ukanuma, yajya kugenda ati akiri iki gihumbi nicyo afite ejo nta mafaranga nabonye. Ngo nta mafaranga yabonye kandi wayabaze ninjoro. Kugira ngo atahe rero umuhindukirire babyita danje, ariko uzabikora kubera itegeko ry'umwami. Sinkwigishije guhimana. Mureke mbabwire, umugabo utaha ntaguhe mwiriwe, umugabo utaguha mwaramutse, umugabo utagukunda ngo akwereke urukundo,
kumugandukira ni ikizami Imana yibwira iguha imbaraga. Kandi uko kuntu uteye niwe wakwishe, yarakwishe. Uheruka urukundo mu gipanga, ariko uzi umuntu ufunga ipantaro n'ishati n'urukweto ngo agiye kurya weekend, ngo agiye muri weekend kurya ubuzima disi. Wajya kumva disi umuntu akakubwira ati mama ntu uzi ko nabonye umugabo wawe muri ka kabari kaha ngaha ari kumwe n'umukobwa, kugira ngo iryo joro umugandukire biragoye, ikumpera imbaraga, iguha imbaraga. Kuko kuganduka n'itegeko ntabwo ari ibintu Imana ikwingingira. Mpamvu mbikubwira nuko hari ubundi buzima bwo kuzabona Imana. Ntabwo uzajya mu ijuru imigayo n'urubanza bikuriho. Hanyuma indwara yo gufuha no gufureka kw'abagore, gufuha, uzi ko abagore hari abagore bafuha bakageza nubwo bafureka, arafuha kanafureka. Kandi mureke mbabwire, nimba hari ibintu bizatuma murimbuka no gufureka birimo. Uzi ko umuntu ufuha hari igihe abeshyera umuntu, utubwo yatinze ubari mu bagore, kandi wenda n'imodoka yamupfiriyeho abura umukanishi hafi aho. Ni hahandi rero uzishyiramo ngo ari mu bagore kandi nta kamera yamufashe, nta video yabyo wabonye, ni ugufureka gusa. Yinjire warakaye, nawe yifitiye umujinya, ayo yakoreye yose umukanishi yayajyanye, ya mijinya ibiri ni kubitana. Uzi yakubitanye? Gufuha ni bibi. Kandi buryo kugira ngo ugire intwaro yo gufuha, ujye ugira iyo gutanga keya. Keya zawe zishobora kuzamugarura umunsi umwe akanazitekerezaho, ariko gufuha kwawe bishobora gutuma ajya no mu byo atateganyije. Ubwo atanyitaba basanga ari ku mugore, imbere namuhamagariye. Ubundi se umugabo ahora kuri telefone afite akazi? Ni inkunda rubyino y'umusore. Wowe wagukenera buri saha yakubona. Niyibeshye se we, niyibeshye yicomeka ahantu. Uhamagara baberagize yitabwe n'umukobwa, wenda akubwira ati rega nyiri iyi telefone, aro erega nyiri iyi telefone yayisize ahangaha, nabonye umuhamagara cyane yayicometse hano. Uretse atahe, uwo mugore wafushye yanagutera igisasa kibonye. Uretse atahe arambwira umukobwa usigaye umufatira telefone. Koko uwo mukobwa wayitabye niwe wabimubwiye? Gufuha no gufureka. Umuntu wacekeje ubundi arambwiye ukubera ukuntu abagore bafuha kandi baba bashaka kureba muri telefone z'abagabo. Hari ukuntu bashyiramo rero kode igafungurwa n'urutoki rw'umugabo, kugira ngo rero nijoro ataza kurufata. Umugore ataza gufata urutoki rw'umugabo asinziriye, akaza akadomaho ikifungura. Ngo abagabo bakwiye kujya baziraza mu kanwa. Yesu natinda kuza no mu ruho tutarushye tuzawuru. Ngo kugira ngo umugore nakurura ahita yumva urutoki rwanjye barujyanye hehe, ngo bajye baziraza mu kanwa. Ariko harimo ikibazo. Kuba umugore atunga telefone umugabo atarebamo, n'umugabo agatunga telefone umugore atabonamo, ujye uhita umenya ngo rwarahirimye, kuko mufite ibyo muhisha. Ntabwo ari umwana uri
kumuhisha kugira ngo ziriya kode zateye telefone ni nziza kode password. Kuba umugabo wawe afata telefone ukamureba nabi, ujya undekera telefone, wajya undekera telefone ariko ibyo ushaka kureba ni ibiki? Ibintu muhisha birimo tu. Umugabo nawe ari kumva madamu ufite telefone yawe, nimba itakunyuze nzakugurira indi, njye sinzongere kubona n'uyu munsi undi munsi ufatira telefone. Yimuhisha tu, harimo ibintu uhisha. Ubundi rwaranarangiye ntirukiri n'urugo. Umuntu uhisha telefone urumva uzamubwira yo uhembwa? Umuntu uhisha telefone si hahandi azaguha rasiyo nawe ukipusi kugashaka konte yawe, rwahirimye byarangiye. Kandi shatse nakubwira ngo ujye ugabanya gufuha kuko n'ubundi aho ajya ntago mujyana. Ubundi se kukubwira ko yagiye muri misiyo y'akazi agahita yihitira kuri Nyiramwiza bakirira ubuzima weekend bakayiheza, wazabavumbura? Hari kamera wamwometse ku ishati ariko cyangwa ufite ingufuri. Hanyuma gufuha mwabiretse, gufuha nubireke. Umugabo naguca inyuma, umugabo si uruhinja. Ntago umugabo ari wa mwana wawe w'umukobwa, ni wagwa ari wa musore wawe ukora ibyo atazi. Ubwo naguca inyuma zaba yahaguciye, uzamureka yidegembya akora ibyo ashaka. Intwaro wakoresha niyo kumusengera no kumuhakayo. Intwaro yo kumusengera no kumuhakayo ukamwerera imbuto nitamuhindura azagenda pese wowe uzaba umwishe. Ariko gufuha uri kwirushya no gushaka kureba muri telefone, ushobora kuyireba ukayivamo ntacyo urebye, kuko abagabo basigaye bazi guhimba amazina abagore. Rufosine akamwita Jean Paul, Jacqueline akamwita Kerema. Mama shenge nzabigishe ngeze he? Wajya kureba ngo agiye muri dushe ngo nta kode agira muri telefone ye. Hari igihe bitari marika yarafasha abakobwa yarabise amazina, abo yita umwiko, abo yita sima, umumotari untwaza amakara, umufundo unyubakira inzu. Yesu mwami, ukarangiza telefone nta mukobwa ubonyemo kandi yarabahimbye amazina. Hanyuma ngusabiye kumuhakeya ukamugandukira muri byose, warangiza ugasenga. Ibyo kaya zitazashobora amasengesho azakugererayo. Numuhakeya ntazibone ntabwo azananira isengesho. Ndasoza mbwira abagore ngo nimukomere, nimubi intwaro ubutwari Imana yaduhaye tubwubarareho. Kandi abari kwiyambura ubutwari bashaka kubibigwari bisubireho. Nagira ngo mbabwire ngo abagore b'abanyamibabaro bababajwe n'abagabo, nk'uko umwami yahinduriwe amateka ni nako Abigayire yahinduriwe amateka. Abigayire yahawe umwami, Amina rata. Abigabire yabanye na Dawidi, kimwe nuko umwami yakuweho Vashiti ahaga Esiteri. Ayo niyo makuru mbazaniye. Ntabwo uzaguma mu ruho w'umugabo, ntuzaguma mu ruho w'umugore wawe. Buri wese ku ruhande niyubaha Imana ntiyirwanirire, izazi mushumbushe kuko n'uwite kugira neza. Hanyuma tugiye gusenga. Bwira Imana yo mu ijuru, bwira Imana ngo ibyo nari gukora ntabyo nakoze. Bwira Imana ngo inshingano zanjye nk'umugore nazivuyemo. Ubwira Imana ngo inshingano zanjye nk'umugabo naraziretse. Kandi umenye ko nyuma y'ubu buzima tuzajya mu rubanza. Tuzabazwa utwo twareze abana, tuzabazwa
abo babyaye aho twabyaye uko twabareze, kandi tuzabazwa n'abo twashakanye uko twabafashe. Iyo bizarangirira inaha twari kubireka, ariko urubanza rurahari kuri buri wese. Hanyuma nimuhaguruke dutege ibiganza, dutakire Uwiteka wera wa Isiraheli, tumwinginge tumuhendahende. Bwira Imana ngo nabaye ikigwari, inshingano nk'umugabo sinazubahirije. Bwira Imana uti hari n'ibyo menye ntarinzi. Bwira Imana turankunda urankebuye. Turamanika ibiganza turirira Imana, turatakira Uwiteka. Umubwire ngo muri iyi 2020 nemeye guta ibibi ngatora ibyiza. Uti ibyo nakoreye umugore wanjye birahagije. Bwira Imana ngo ibyo nakoreye umugabo wanjye birahagije. Bwira Imana ngo ndashaka ko imyaka yanjye yiyongera, ungirire imbabazi umpe kuramira mu rugo rwanjye. Bwira Imana yongere kubake, inshingano zawe zihagararemo. Tugiye gusaba Imana imbabazi n'imbaraga. Turasaba Imana imbabazi n'imbaraga. Mwami wacu Yesu, uwera wa Isiraheli, ukunda abagore ugakunda abagabo, uri Imana yubaka umuryango nyarwanda uko bwije n'uko bukeye. Wubaka umuryango kugira ngo itorero n'igihugu byubakike. Wubaka umuryango kugira ngo umwuka mwiza uze mu itorero no mu gihugu. Umuryango niwo shingiro ry'ubuzima bw'itorero n'igihugu. Umuryango ni ishingiro ry'ubuzima bw'abahungu n'abakobwa badukomokaho. Umuryango ni ishingiro ry'ubuzima mu ireme ry'ibintu byose, kuko umuryango iyo wubatse n'ibyiciro byose birubakika. Uraheraho mu ijuru waje kunenga no kugaya abahungu n'abakobwa, wabahaye inyigisho n'impuguro. Ntabwo ari nge wari ubari imbere, ahubwo imbaraga zawe, ijwi ryawe ryaranguruye uburira abagore n'abagabo, uravuga ngo nibisubireho kuko umujinya wawe uje. Umuntu wese uciye bugufi kubwiza impuguro n'ubutumwa n'inyigisho, yaba ari uri hano n'udahari, akaba yemeye guhindura ingeso n'imico ye, ndakwinginze ngo ibyo wibwiraga bibi kubagirira ubireke. Imyaka yabo yongere uyongere. Umujinya wari ufitiye abagabo bananiranye, abahindukiye bagirira imbabazi. Abagore bananiranye, abafashe umwanzuro bababarire. Mana, imbabazi zivanze n'imbaraga, tukwatse imbaraga. Tanga imbaraga kubo wahamagaye. Tanga imbaraga muri iri teraniro. Tanga imbaraga ku bakozi bawe. Tanga imbaraga Mwami. Igiterane wagiteguye kugira ngo wereke uruhare rw'umugabo mu kubaka urugo, uruhare rw'umugore mu kubaka urugo, uruhare rw'umuryango mu kubaka igihugu n'itorero. Ni igiterane wateguye kugira ngo uvugane n'abantu bawe, buri wese yumvise uruhare rwe. Iyo umugabo asenyutse, itorero n'igihugu birasenyuka. Iyo umugore asenyutse, igihugu n'itorero birasenyuka. Kandi iyo bubakitse, itorero n'igihugu birubakikwa. Bamenye ko byapfuye ari byinshi, biteguye kubyubaka. Tanga imbaraga Mana, tanga imbaraga ku bagore n'abagabo, abari hano n'abadahari. Imbaraga z'umwuka wera, kunesha no gutsinda. Mana, wubaka abantu bawe, wubake Mana, ibyuho byose bive mu nzira. Imbaraga z'umwuka wera zigota abakozi bawe. Urakoze, tugukomeye mu mashyi kandi turagushimye kubw'igiterane cy'umugisha, mu izina rya Yesu.